ndagira ngo mbereke video y'uyu mwana w'umukobwa aho afata urwibutso rwa Gisozi akarugereranya n'ahantu abasore b'abakene badafite amafaranga bashaka gusohokana abakobwa cyangwa se bashaka gusohokana abakunzi babo. Njye abahungu muransetsa, urakennye ubukene bukugeza habi, ariko uri kwirirwa ubaza umwana w'umukobwa none se ngo ufite umwanya ryari, arabona umwanya bigende bite? Mujye ku rwibutso rwa Gisozi, mujye kwicara muri turiya twatsi, mujye muri restaurant murya ibyatsi, uragira abona umwanya bigende bite? Ibi bintu ni ibintu bidakwiye habe na gatoya, kuko ku rwibutso ni ahantu tujya tugiye kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ariko binateye isoni kubona umuntu ashobora kuhafata akahagereranya nyine n'ahantu ubusitani abantu basohokeramo nabo badafite amafaranga, badafite ubushobozi, abasore bakennye ko ari bagomba gusohokana abakunzi babo. Sinzi niba muri kumva icyo kintu uburyo ari ikintu umuntu noneho w'urubyiruko atakabaye akora. Ubusanzwe umwana w'umukobwa asanzwe ayobya abakobwa bagenzi be, abumvisha ko bakwiye gutegera ku basore, ko badakwiye nibura nabo ubwabo kugira ikintu bakora, ahubwo ko bakwiye gutegereza abahungu nibo bazabagurira ibi, nibo bazabaha amafaranga, nibo bazabakorera byose mu buzima bwabo. Mu gihe igihugu gihanganye no kugira ngo umwana w'umukobwa nawe yishakemo ibisubizo bitandukane n'ahahise, haba mu gihe viziyo ku mwana w'umukobwa yari ugushaka umugabo. Ariko umwana w'umukobwa nawe agomba kwigira, agakora, akiteza imbere. Ibyo yagategereje kw'abo bahungu nawe ubwo akabyiha, ari nabyo bizabarinda ibishuko n'uyu munsi igihugu gihanganye no kugira ngo ibishuko abana b'abakobwa bahura nabyo birangire. Ariko niba mujya mukurikira video z'uyu mukobwa, ntabwo gahunda yagerwa abakobwa bafite cyangwa se social media influencers bagifite ibitekerezo nk'ibiki, ntabwo byagerwaho.